Abaturage bo mu mirenge ya Rwabicuma, Cyabakamyi na Nyagisozi yo mu karere ka Nyanza nibo bafite imirima ihingwaho urusenda na stevia. Icyakora benshi muri aba baturage bavuga ko mbere bahingaga ibihingwa ngandurarugo byababeshagaho ndetse bagasagurira amasoko, ariko ubu ngo nta bushobozi bwo guhinga urusenda bafite. Urusenda ugira ngo umuti baruteraho udafite amafaranga waruhinga. Ifumbire hajyaho ifumbire nyinshi batera umuti, ubwo urumva urusenda waruhinga ukarushobora. Bamwe mu baturage badashoboye guhinga urusenda basabwa gukodesha imirima yabo kuri ba rwiyemezamirimo, ariko nanone abaturage bavuga ko amafaranga bahabwa ari make atatunga imiryango yabo ku mwaka, kuko ufite hegitari ahabwa ibihumbi 100. Uyu we twaganiriye afite umurima w'ubuso bungana na ari 35. Bampa amafaranga ibihumbi 20, kandi noneho ibihumbi 20 bahakodesha nahingagamo n'umuryango wanjye, tugahinga imyaka mbega tukarya rwose tugasagurira isoko, kandi bagatunga na famiye yabo uretse ko genda igenyine, ariko bo bafite imiryango ihagije urumva, ariko ukabona ko nta kintu bimaze rwose gukodesha umwaka. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Murenzi Abdallah arashishikariza aba baturage gukorera mu makoperative kuko aribwo babona igiciro cyiza ku musaruro. Icyo rero tubwira abantu ni ugushaka imbaraga bakajya mu makoperative bagahinga, kuko iyo ugurishije umusaruro ubona menshi. Ikindi ni ukomeza kubafasha kugira ngo uko haboneka umushoramari utanga amafaranga menshi, nibyo tuzakora. Naho ubundi umushoramari yaje akakwereka imibare y'uko iyo akodesheje ubutaka amafaranga menshi ahomba, rimwe na rimwe nawe uramwumva kuko ashyiramo ifumbire, agashyiramo abakozi, agashyiramo imbuto n'ibindi bitandukanye. Aba baturage bafite kandi uburenganzira bwo kuba babyaza umusaruro ubutaka bwabo, ariko bahinga ibihingwa ngengabukungu kugira ngo imbaraga zakoreshejwe mu gutunganya urugomero ruyobora amazi mu mirima yabo zitazapfa ubusa. Uru ni urugomero rufite ubushobozi bwo kuhira mu mirenge 3 ariyo Nyagisozi, Rwabicuma ndetse na Cyabakamyi. Ni urugomero kandi rufite ubushobozi bwo kuhira kuri hegitari 471. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda mu karere ka Nyanza.